ndagusuhuje abakunzi b'ibiganiro byacu. Hanyuma nge waganiriza nitwa Emile Nshimiyimana, ndi umuvugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, bwibanda cyane ku kumenyesha abantu uburyo babona ijuru cyangwa se ubugingo buhoraho biciye muri Kristo Yesu. Ariko kandi iyo umuntu abonye ubugingo buhoraho n'imibereho yiwe irahinduka. Ari mpamvu dutanga n'inama zijyanye nanone n'ubuzima bwiza bushingiye ku ijambo ry'Imana. Nejejwe rero no kubana namwe mu kiganiro. Imana ishimwe. Nanjye nitwa Eugenie Ndabavunye, nishimiye kubana namwe muri iki kiganiro. Ndi umwana w'Imana, mfite ibyiringiro bifite ubugingo, ubu mfite umugabane mu ijuru. Nicyo kimesha rero nanjye kuba navuga ijambo ryagirira undi muntu umumaro. Murakoze. Imana ishimwe cyane. Mu by'ukuri numvaga twaganira n'abantu ku kijyanye n'urukundo rw'Imana, ari narwo rwaduhesheje kuba turi mu isi twizeye neza ko dufite ubugingo buhoraho. Yego. Biravuga ngo Imana yakunze abari mu isi cyane bituma itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Abantu rero ntibajya babasha gusinyira urwo rukundo kubera ko bumva nta rukundo rwabaho rudafite ikigombero. Iteka umuntu wese kubera yirebamo akanireba n'uburyo nawe akunda, akabona akunda wo gukundwa, akabona akunda umuntu bitewe n'icyo amuca, bitewe n'impamvu runaka, akumva Imana ntiyadukunda ngo inaduhe ijuru nta kiguzi dutanze. Aho rero niho numva twaganira n'abadukurikiye, wowe urwo rukundo urwumva ute, ese urutandukanya gute n'urukundo rusanzwe? Yego. Urukundo Imana yadukunze rurahambaye, nta nubwo umuntu yabona uko ruvuga. Ariko Imana ishimwe nyine ko mu gihe tugifite uyu mubiri turaruvuga mu bushobozi dufite. Ariko ubundi ngo rusumba isi, rusumba n'ukwezi n'ikuzimu rwagezeyo. Kandi koko Imana yatanze Kristo aza kudukura ahantu twari turi, hari ikuzimu. Rero hari ikuzimu. Iyo umuntu yizeye Yesu aba avuye ikuzimu ageze mu bugingo buhoraho. Rutandukanye n'urw'abantu kuko umuntu we agukunda bitewe n'icyo agucunzeho, ndetse niyo mpamvu bibagora kurwakira nk'uko mubivuze. Akenshi umuntu atekereza Imana nk'umuntu, akavuga ati ko nta muntu ushobora guhereza ikintu cy'agaciro ku buntu, ni gute Imana yo yankunda ikantekerezaho ikampa ubugingo buhoraho nta kintu cyiza nkoze. Yego. Akaba ari niyo mpamvu abantu bibanze cyane ku mirimo bakorera mu idini, bumva iyo mirimo ari izaba. Mbese Imana bayifata nk'umuntu. Uvuga ati ninyiha nayizamba, ninyikorera izageraho yapresiye, iyishyure, none inyitura ijuru. Ariko si uko Imana, ntabwo ari uko Imana imeze. Numvaga turi gusoma umurongo umwe gusa kubera ko wenda sina ngombwa gukoresha cyane imirongo myinshi, ariko tugenda indi tuyivugaho tutayisomye ntacyo bitwaye. Uri muri Yohana wa mbere mu gice cya 4 umurongo nk'uwa 10 uvuga ngo muri iki nimo urukundo ruri. Muri iki si uko twebwe twakunze Imana, ahubwo nuko Imana ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Imana ishimwe cyane. Amen. Si uko twebwe twakunze Imana, ahubwo niyo yadukunze tutanabizi, tutanahari. Kubera ko Imana itanga Yesu sinari impari, sibyo? Ariko yantekereje iri mu ijuru ibona ku bwa Adamu ndi umunyabyaha wo kurimbuka, ariko yo ubwayo itekereza ko yaca inzira zo kugira ngo nkire, itanga Yesu. Hanyuma mu by'ukuri abantu benshi se ko bazi ko bizera Yesu, ubundi nyine umurimo Yesu yakoze nanone ntago abantu bawusobanukirwa, ari nawe uduhesha kwemerwa n'Imana tutagize ikindi cyacu twongeraho. Ariko n'ijambo ry'Imana ahubwo rivuga ko Imana yakunze abantu bari mu isi cyane, bituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umuntu namwizera ntarimbuke ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ikibazo nuko abantu bazi ko bizeye ariko bakabumva bazanarimbuka kandi. Ubwo nta kwizera guhari. Uwizeye uwo mwana niwe ufite ubugingo buhoraho. Naho utamwizera, niba wumva nta bugingo ufite, ni ikimenyetso cy'uko utari wizera umwana w'Imana. Ariko ubwo binajyanye nuko atamenye icyo akwiye kumwizeraho. Nacyo ndi kucyumva. Bivuze iki? Bivuze ngo muri rwa rukundo Imana yadukunze, kandi koko Imana izabana n'umukiranutsi utagira icyaha
na kimwe. Mu bantu rero bakomoka kuri Adamu ntawe ubamo. Mu rukundo Imana yadukunze yadushakiye wa wundi udafite icyaha ari we Yesu, aza mu isi noneho akora ibyo gukiranuka Imana yashakaga. Byose ari kubikora tutabisabye Imana, abo muri rwa rukundo Imana idukunda. Noneho amaze kubikora byose birangije, noneho yemera kwishyiraho ibyaha byacu kuko tumaze kubisoma, kandi we nta cyaha yigeze akora, aranabihanirwa kugira ngo adukurireho igihano. Ariko anategeka ko Imana itegeka ko uzamwizera no selomaka azakurirwaho cya gihano kubera ko hari undi wagihawe, ahubwo izanamubaraho gukiranuka kwa wa wundi wakiranutse ari we Yesu. Icyo rero nicyo twizeye, nicyo nanjye nizeye. Nizera ko nakuwe urubanza rw'ibyaha byanjye byose nta kiguzi nanze, ahubwo biciye gusa mu rupfu rwa Yesu Kristo. Nawe ntasabye Imana ngo imwohereze, yamwohereje kubw'urukundo rwayo. Ariko mbyizeye intambara ho kwagukiranuka Yesu yakiranutse ari mu isi, mbo mukiranutsi imbere y'Imana mbikesha Yesu, nkaba ndi mu isi rero mfite ubugingo buhoraho ku bwa Yesu. Imana ishimwe. Amen. Ubundi ikintu kibuza abantu kwizera Yesu nuko batari bitakariza icyizere. Abantu bandujwe n'umwuka wa Satani kwiyemera no gutekereza ko hari ikintu cyiza bakora, ariko aho no kwibeshya kuko umuntu yarangiritse bikabije. Ijambo ry'Imana rivuga ko kuva mu bworo bw'ikirenge kugeza mu gitwariro. Ese wabivuze mu gice cya mbere mu 6. Murakoze. Aho rero havuga ko umuntu yononekaye yangiritse kuva mu bworo bw'ikirenge kugeza mu gitwariro nta hazima, ngo ahubwo ngo hameze nk'ibisebe binuka bitigeze gukandwa cyangwa ngo bibobezwe amavuta. Uwo muntu rero umeze gutyo ni utekereza ko yatura, yaririmba, yakwigengesera, akubahiriza amategeko, akaba yabimurikira Imana, ariko ntago bishoboka. Umuntu ni mubi, niyitakariza icyizere, ahubwo yizere Yesu we wavutse ivuko ritandukanye n'iryacu. Icyatumye Yesu we akiranuka bikanezeza Imana nuko atavutse kuri Adamu. Twebwe kuvuka kuri Adamu byahise bitugira abanyabyaha, ariko Yesu we ni Imana, ahubwo yambariye umubiri muri Mariya. Urumva ko we nta vuko ry'icyaha yigeze agira, niyo mpamvu yakiranutse. Ariko turi gutangariza abantu ko Imana yabakunze ikohereza Yesu akambara umubiri kugira ngo abakiranukire, noneho kwa gukiranuka kwe akubahe nk'impano bibahesha ubugingo buhoraho, binabatandukanye no kurimbuka. Imana ishimwe. Amen. Urumva rero ko ni ibintu byiza cyane. Umuntu birasaba ngo ntiyirebeho, ntarebe ku byo akora, sibyo? Kuko Imana iramutse itaguhereye ubuntu nta rukundo rwaba rurimo. Yabibaye nk'umuntu yabigurisha. Nibyo koko umuntu we bisaba ngo mu by'ukuri ugira icyo utanga kugira ngo ugire icyo ubona. Ariko Imana yo hoya, mu rukundo rwayo yaduhaye Yesu kugira ngo akore byose twasabwaga, none umuntu nabyizera ahabwa ijuru gusa bishingiye ku kwizera Yesu Kristo, nta kindi kintu abanje gutanga. Ikigoye abantu ni ukwizera. Kandi urwo rukundo mba numva ni narwo rubeshaho nanone abizeye. Buriya nanjye mbasha gukunda, ariko kubera ko nakunzwe, kandi ngakunda rwa rukundo nanjye nakunzwe kuko bigakunda, rutari urw'abantu. Uba ufite isoko uvomaho, noneho ibyo wavomye nawe ukabitanga. Biragoye rero ko umuntu utazi urukundo rw'Imana ntabwo ashobora gukunda. Ahubwo ijambo ry'Imana rigaragaza ko abantu bose barangana, ndetse ngo banafite icyangiro. Ariko noneho wamaze kugera kuri Kristo we, Yesu burya ngo yaduhesheje igikundiro ku Mana. Umuntu wageze kuri Kristo aba afite igikundiro ku Mana, ndetse nawe abakunda. Nkuko bivuze ndumva ari muri Tito havuga ko twaranganaga, ariko natwe dufite icyangiro. Ariko Imana ishimwe ko noneho twagize igikundiro ku Mana, ariko ubwo tubasha no gukundana. Nibyo rwose. Reka mvuge ngo n'urugo burya rushoboka iyo abantu bafite urwo rukundo ruva ku Mana. Urukundo rw'abantu rurarangira. Niba ukundiye umugore ko asa neza, ko ari mwiza, nasaza uzamwanga. Niba ukundiye umugabo ko afite amafaranga, nayabura uramwanga. Ariko Imana ishimwe ku bw'uwo mukunzi wacu. Yesu ni umukunzi wacu. Nkundikora sivuga ngo ni umukunzi ngo wankunze akaramata. Noneho ikindi kintu aberaho special uwo mukunzi nuko mukundana nyine akaramata. Mu buryo busanzwe abantu barakundana nyuma y'umwaka bagashwana. Abari inshuti bagahinduka abanzi. Cyangwa se urukundo rw'umukobwa n'umuhungu bigeraho bakabana. Bagera mu rugo nyuma y'imyaka 5 cyangwa 6 bakadivorce. Ariko
harimo n'abagerageza kubw'ubunyangamugayo bakabana ngo bagatandukanywa n'urupfu ariko noneho umukunzi wacu Yesu no mu rupfu tuba turi kumwe n'akaramata niyo mpamvu rya jambo Pawulo yanditse akavuga ngo ibyo n'ubwiru bukomeye ngo byerekeye kuri Kristo n'itorero rivuga ngo umuntu azasiga se na nyina asanga umugore babane akaramata uwo rero ni Kristo niwe wasize icyubahiro n'ubwiza yari afite mu ijuru aza kudushaka mu isi kugira ngo tubane kuva igihe umuntu amwizereye kugeza iteka ryose niwe mukunzi wadukunze akaramata ariko ubwo umuntu ufite Kristo muri we nawe abasha gukunda none abatanga rwa rundi nawe yahawe urumva rero ko niyo mpamvu inkundo z'abantu zigira aho zigarukira ariko urukundo rw'Imana n'ab'Imana nanone si byo rwo rurashoboka cyane kudafite ikigombero aho ubasha gukunda ukunkunda nubwo ntari mbikwiriye kubera ko nawe wakunzwe ukomeje no gukundwa utabikwiriye n'ijambo ry'Imana rivuga ko ubundi dukundanira aho ngaho Imana yadukundiye kubamaze ariko kwakira urukundo rw'Imana bivuze ko n'urugo ruzima sibyo rushoboka gusa rushingiye kuri urwo rukundo n'umubano mwiza hagati y'abantu n'urukundo hagati y'abantu rushoboka rushamikiye kuri rwa ari agashami ka rwaro ni imbuto ni nk'imbuto naho ibyo abandi bahuriraho bijya byarangira n'urukundo bari bafitanye narwo rukarangira ndashimira Imana rero yatubyaje urukundo rwayo yagaragarije muri Kristo Yesu ariko ikaduha no kurutunga muri twe kubera ko dutunze Kristo muri twe bityo tukanasohora no mu bwo buzima bwo gukundana Imana ishimwe cyane Imana ishimwe amen.